Bavandimwe bakunzi b'ikiganiro cyacu cyubaka, nongeye kubaramutsa nanjye ndi Salama Niyonsenga, tugiye kubana muri kano kanya keza, aho iki kiganiro cyacu gisanzwe kibagezaho ubutumwa bubatera imbaraga, bubahumuriza kandi bubafasha kugera ku rugendo rw'intsinzi mu buzima. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti uburyo wagerageza kuva mu kivunge kugira ngo ubashe kugera ku ntsinzi yawe. Bavandimwe, tubanze turebere hamwe ikivunge n'iki mu buzima bwacu. Iyo tuvuga ikivunge tuba tuvuga imiterere y'ubuzima burimo urujijo, kudasobanukirwa icyerekezo cyawe, gukora byinshi ariko ntacyo ugeraho, cyangwa se kugendera mu bitekerezo by'abandi aho gukurikira umuhamagaro wawe. Abantu benshi baba mu kivunge batabizi, bashobora kuba bafite akazi, amashuri, inshuti cyangwa imishinga itandukanye, ariko imbere mu mutima bakumva hari ikibura. Bakumva batari mu murongo w'intego zabo, bakumva bari gusa kubaho ariko batariho, babaho mu buryo budafite intego, nta cyerekezo. Ikivunge gishobora guterwa n'ibintu bikurikira byinshi, aho tugiye kubirebera hamwe: kugira intego nyinshi zitanditse, gutinya gufata icyemezo, guterwa ubwoba no gutsindwa mu buzima, kugendera mu bitekerezo by'abandi, ndetse no kudasobanukirwa impano n'impamvu uriho cyangwa wabayeho. Ariko inkuru nziza ni uko ushobora kuva mu kivunge ugatangira urugendo rufata inzira y'intsinzi mu buzima bwawe. Icya kabiri, menya uwo uri we n'icyo ushaka kugeraho. Intambwe ya mbere yo kuva mu kivunge ni ukwisobanukirwa, ukibaza uti ndi muntu ki? Ni iki nkunda gukora? Ni hehe nshyira umutima wanjye wose nkumva aho hantu niho umutima wanjye uri? Ni iki kintera ibyishimo niyo nta mafaranga nabonye? Ni iki abandi bambwira ko akenshi nkora neza kurusha ibindi byose? Abantu benshi bahitamo inzira y'ubuzima bashingiye ku byifuzo by'ababyeyi, inshuti cyangwa umuryango. Ariko intsinzi yawe ntishobora kuva mu kivunge, nyine mu kavuyo, ntabwo ishobora kuboneka mu kavuyo. Ubundi intsinzi iza ahiherereye, aho umuntu aba ari kumwe n'igikorwa cye runaka ndetse n'Imana ye, aho umutima we uri wishimiye mu kintu runaka, akagikorana n'umutima we wose, niho intsinzi iva. Kwicara hasi ukandika intego zawe, ukandika inzozi zawe, ni intambwe ikomeye. Iyo wanditse uba utangiye gusohoka mu kivunge, ugatangira kubona icyerekezo ushaka kugeramo. Ariko iyo uri mu kivunge uba ugendera mu kigare, twagiye aha twagiye, twavuye aha twavuye aha. Nyamara iyo wicaye ukandika intego zawe, ukandika ibitekerezo byawe, ukandika aho ushaka kugera, utangira kubona neza ha hantu ko hahari koko kandi ugomba kuhagera. Icya gatatu, shyira imbere gahunda isobanutse. Iyo udafite gahunda, ubuzima bugutwara aho bushaka. Kuva mu kivunge bisaba rero gushyiraho intego z'igihe gito n'igihe kirekire, kugabanya inzozi nini mu ntambwe nto, gushyiraho igihe cyo gukora buri munsi ikintu runaka. Nk'urugero, niba ushaka kuba umucuruzi ukomeye, ntutangire gutekereza amafaranga menshi gusa, tangira utekereze uti ni iki nakora uyu munsi, ni iki nakora mu kwezi cyangwa mu mwaka runaka, mu mwaka umwe nkaba nyigezeho. Intambwe nto zubaka intambwe nini. Nta ntsinzi iboneka mu kavuyo cyangwa iboneke mu murongo udahari. Icya kane, irinde kugendera mu bitekerezo by'abandi. Imwe mu mpamvu ituma abantu baguma mu kivunge ni uko babaho bashaka kwemerwa n'abandi gusa. Abantu bazakugira inama, bamwe bazaguca intege, abandi bakubwire ko bidashoboka. Ariko wibuke ko abantu batabaho mu buzima bwawe ntibazi neza niba icyo ushaka kugeraho cyangwa umuhamagaro wawe cyangwa icyo ushaka kuba cyo, ntibazi ibyo ushoboye gukora. Ibi ntibivuze ko ugomba kwanga abantu cyangwa inama zabo, ahubwo bisobanuye ko ugomba kugira ubushishozi bwo kumenya izigufasha cyangwa izikuvangira, izo nama baguha cyangwa ibitekerezo baguha. Iyo ushaka intsinzi yawe, ugomba kugira ubutwari bwo gufata icyemezo cyawe bwite no kwihagararaho. Nta mpamvu yo kuyoborwa n'abandi, ibyo bakubwiye akaba aribyo ugenderaho, ahubwo wowe ukumva uwo ugomba kuba we, ugaharanira kumuba. Icya gatanu, emera gutsindwa ko ari igice gito cy'urugendo. Abantu benshi baguma mu kavuyo, mu kivunge kubera gutinya gutsindwa, bakumva ko oya njye ntabwo nakora iki kugira ngo nazatsindwe, kanaka yaratsinzwe, kanaka yakoze ibi biranga, nanjye ntabwo nabikora. Hoya, gerageza ikintu gishya ugikore,
uhure n'imbogamizi nke, uhitemo gusubira nyine wumve ko utasubira inyuma, ukore cyane kugira ngo ukigereho, nyamara gutsindwa si iherezo ahubwo ni isomo. Niyo mpamvu gutsindwa ntukabitinye, bishobora kukuviramo urufunguzo ruzagufungurira umuryango w'ejo hazaza, kuko uba waratsinzwe ukavuga ati ntabwo ndi bwongere gutsindwa, ariko gutsindwa bishobora kukubera urupapuro rushya rwo gutangira ubundi buzima. Abantu bageze ku ntsinzi cyangwa bayigezeho runaka bakunze guhura n'ibigusha byinshi n'ibiruhanya byinshi, nko kunanirwa inshuro nyinshi, kunengwa, guterwa amakenga n'abantu nyine cyangwa n'ibikorwa runaka, kubura inkunga, ariko icyo byabafashije ni uko batigeze bareka, ahubwo bakomeje urugendo. Iyo ugiye kuva mu kivunge wemera ko inzira zawe ziba zirimo ibigeragezo. Ntabwo ushobora kuva mu kivunge ngo ntuhure n'ibigeragezo n'ibibaho, kuko utakaza bamwe mwasangiraga, utakaza bamwe mwari muri kumwe, utakaza mbese ibintu byinshi. Biguha ariko umurongo wo gukomeza urugendo rwawe, bikaguha imbaraga, bikagutuma utananirwa mu rugendo kuko uba uzi icyo ushaka kugeraho. Icya gatanu, hitamo abantu bakubaka. Abantu tugendana badusubiza inyuma cyangwa bakatwubaka. Niba uhora uri kumwe n'abantu badafite intego, bakunda kunenga gusa nta cyiza babona ku bandi, bahora bavuga ibibi gusa nta kintu kizima bavuga, nawe ugasanga ubaye umwe muri bo da. Ariko iyo uhisemo kugendana n'abantu bafite inzozi, bakora cyane, bakunda kwiga, bashyigikirana, biguha imbaraga zo gukomeza urugendo. Kuva mu kivunge rero bisaba guhindura ibidukikije rimwe na rimwe, bikadusaba guhindura inshuti, bikadusaba guhindura abo tugendana n'abo duhorana nabo. Icya karindwi, tegura imitekerereze yawe. Intsinzi itangira mu bitekerezo. Niba mu mutima wawe wemera ko bidashoboka, ntibizashoboka. Niba wemera ko bishoboka, bizakunda. Gerageza ibi, soma ibitabo bikubaka, kurikira ibiganiro biguteza imbaraga ndetse biguha n'ibindi bitekerezo bishya. Yibutsa amagambo meza buri munsi, shyiraho ku ruhande ibikubwira ko bidashoboka. Za nshuti, ba bantu bahora bakubwira ngo ntibikunda, abo bashyire ku ruhande ubatere umugongo. Imitekerereze myiza ni nk'imbuto. Iyo uyiteye buri munsi ugahozaho, imbuto ivamo intsinzi, igiti kirakura. Icya munani, kora buri munsi n'iyo byaba ari bike. Abantu benshi batekereza ko bagomba gutangira ikintu gikomeye bakabona inyungu ako kanya, ariko ibanga ni ugukora buri munsi. Nibura 30 yo kwiga buri munsi, intambwe imwe yo gutera umushinga buri munsi, nyine ugakora wa mushinga ukawutegura, kwandika ibitekerezo kimwe buri munsi, guhamagara umuntu umwe ushobora kugufasha buri munsi. Ibintu bito bikozwe buri munsi byubaka ibintu binini bigari cyane. Kuva mu kivunge rero si igikorwa cy'umunsi umwe, ni urugendo rw'igihe kirekire rusaba kwihangana kandi. Icya cyenda, senga kandi wizere ko ibintu bishoboka ku bwawe, nyine mu bushobozi bwawe Imana yaguhaye. Ku bemera Imana, gusenga ni intwaro ikomeye. Biguha amahoro, bigufasha kumva ufite icyizere cy'ubuzima, bikaguhumuriza mu bihe bikomeye. Ariko nanone urwego rusange, kwizera ko bishoboka ni ingenzi. Imana yashyize muri wowe impano, ubwenge ndetse n'ubushobozi. Nta muntu n'umwe umeze nkawe, wowe ufite umwihariko wawe. Iyo wizeye ko hari impamvu ubaho, utangira kubona inzira, cyangwa impamvu Imana yakuremye, utangira kubona inzira nyine ya cya kintu ushaka kugeraho, kuko ufite umwihariko wawe. Icya cumi, ihangane kuko intsinzi ntabwo yihutirwa. Abantu benshi bashaka ibisubizo byihuse, bashaka ibintu nyine bya vuba vuba, bashaka kubona umusaruro mu cyumweru kimwe, ariko ibintu bikomeye bifata igihe. Nyamara igiti ntigikura umunsi umwe, umwana ntabwo avuka ngo ahite akura, n'umushinga rero nawo ni uko nguko. Kwihangana ni kimwe mu bintu bitandukanya utsinda n'utsindwa. Ni bimwe mu bintu abantu benshi byabananiye kandi bifasha umuntu ugomba kugera ku ntsinzi. Dusoza rero bavandimwe, kuva mu kivunge si ibintu bikomeye bidashoboka. Bitangira ugufata icyemezo, bigatangira ukuvuga uti sinzongera kuba mu cyerekezo kidahari, mu kivunge, mu bintu bitamfitiye agaciro, bitamfitiye umumaro. Ngira gutangira urugendo rugana ku ntsinzi yanjye. Nta mpamvu yo kuguma mu kivunge. Reka tuve mu kivunge, dutangire urugendo rwacu rushya.
rutuganisha ahantu dushaka kugera, rutuganisha ku ntsinzi yacu, ariko nituguma mu kivunge nta hantu tuzagera. Tuzaba mu buzima bwo kwicuza, mu buzima butatunejeje, mu buzima budafite agaciro namba, butazajya n'ahantu butugeze. Reka tumenye abo turi bo, twandike intego zacu, dutegure urugendo rwacu, twirinde abaduca intege n'abadusubiza inyuma, dukore buri munsi, twemere kwiga no gutsindwa, duhitemo abantu batwubaka, twizere Imana kandi twizere ubushobozi Imana yaduhaye. Intsinzi yawe iri imbere yawe, iri aho ushyira umutima wawe buri munsi, aho utera intambwe yawe buri munsi. Nanjye nitwa Salama Niyonsenga kandi ndabashimiye kuba mwakomeje kudukurikira muri ikiganiro cyacu cyubaka ubuzima. Niba hari igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kudusangiza cyangwa gusangiza abandi, ntuzatinye cyangwa utinde, uzabitugezeho bidusangize. Mukomeze mugire imbaraga, mukomeze mugire icyerekezo, kandi mwibuke ko nta kivunge gihora mu muntu wafashe icyemezo. Hoya, kuva mu kivunge ni uguhindura ibitekerezo, ukava mu bantu benshi ugakora ibintu byawe wishimiye kandi ukunze, bigufasha gutera imbere no guhindura imitekerereze. Mwakoze cyane kandi tuzongera ubutaha. Mwirirweho.